nongeye kugushimira ari nako nguha ikaze ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel. Twe turi Urubibi TV. Na mbere y'uko abera bagera mu Rwagasabo, hari uko u Rwanda rwari ruyobowe ku nzego zitandukanye mu turere dutandukanye tw'icyo gihe. Uyu munsi reka turebe uturere twari tugize u Rwanda mbere y'umwaduko w'abakoloni. Ese utwo turere aho twari turi ubu hica utuhe turere uyu munsi noneho? Ntujye kure y'ino Urubibi TV. Nge ndi Shadi Nshuti. Nkuko nabikubwiraga mbere, mu turere twari tugize u Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu, ntujye kurerekana ukubwira ka mbere ni Ubwanacyambwe, Uburiza, Ubumbogo, Ubuganza, Igisaka, Indorwa, Umubari, Urukiga, Umurera, Ububeruka, Ubushiru, Bigogwe, Ikingogo, Ubugoyi, Nyantango, Ubwishaza, Ikinyaga, Akanage, Ubunyambiriri, Ubufundu, Ubuyenzi, Inyaruguru, Imvejuru, Bwanamukari, Ubusanza, Induga, Amarangara, Indiza, Amayaga ndetse n'Ubugesera. Nyuma yo kureba utu turere twari tugize u Rwanda mbere y'umwaduko w'abakoloni, reka turebe noneho aho utu turere twari turi ubu hicaye utuhe turere uyu munsi. Ntujye kuri y'ini Urubibi TV. Nge ndi Shadi Nshuti. Niba utarakanda subscribe, reka tugusaba kandi subscribe, like, share, hanyuma hasi uze no kuduha ibitekerezo by'icyo wifuza kubutaha twakuganirira. Uyu munsi turi kureba uturere twari tugize u Rwanda mbere y'umwaduko w'abakoloni mu Rwagasabo. Ubwanacyambwe nakubwiraga uyu munsi wa none ni Nyarugenge, Kicukiro ndetse n'uduce tumwe twa Gasabo. Uburiza uyu munsi wa none ni uduce tumwe twa Rulindo harimo ndetse na za Mugambazi. Ubumbogo ni Gasabo y'Icyarubu n'uduce tumwe twa Rwamagana. Ubuganza bwo ni Kayonza hafi ya yose n'igice kinini cya Rwamagana ndetse kandi n'uduce twa Gicumbi nka Rutare. Igisaka ni Ngoma na Kirehe n'uduce tumwe turi kuri Rwamagana uyu munsi wa none. Indorwa ni Nyagatare ndetse na Gatsibo. Umubari wo ni ibice bimwe bya Gatsibo na Kayonza byegereye pariki y'Akagera. Mu Rukiga uyu munsi wa none ni Gicumbi n'uduce tumwe twa Gatsibo, Rulindo ndetse na Burera. Niwumva Umurera uyu munsi wa none ujye umenya ko ari Burera, Musanze ndetse na Gakenke, ariko harimo n'ibice byometse ku Bukonya. Ububeruka uyu munsi wa none ni icyahoze ari Nyamugari, Cyeru ndetse na Butaro n'agace gato kwa Burera. Ubushiru uyu munsi wa none ni Nyabihu. Bigogwe kandi nayo ni igice cya Nyabihu uyu munsi wa none. Ikingogo ni muri Ngororero uyu munsi wa none. Ubugoyi uyu munsi ni Rubavu n'uduce tumwe twa za Rutsiro hakurya. Nyantango ho ni ibice bimwe bya Karongi uyu munsi. Hanyuma Ubwishaza ni Karongi. Ikinyaga, iyo bavuze mu Kinyaga uyu munsi wa none ni Rusizi na Nyamasheke ndetse n'ibice bimwe byometse ku Busoro n'Ubukunzi. Akanage uyu munsi wa none ni Rutsiro. Ubunyambiriri uyu munsi ni Nyamagabe yose. Hanyuma Ubufundu ni igice cya Nyamagabe
ndetse n'utundi duce tumwe tw'igice cya Nyaruguru. Ubuyenzi uyu munsi wa none ni Nyaruguru y'Epfo muri za Nshiri ndetse n'aho bita za Kivu, ni mu Rwanda, mu majyepfo y'u Rwanda. I Nyaruguru ho nyine uyu munsi ni Nyaruguru yo hagati. Imvejuru n'aho bita uyu munsi, aho bita ni ibice bimwe bya Nyaruguru, Huye, Gisagara ndetse na hafi ya za Nyakizu, ni hepfo mu majyepfo y'u Rwanda ugana ku Burundi. Ubwanamukari uyu munsi wa none ni Huye ndetse na Gisagara. Ubusanza ni mu duce tumwe twa Nyanza, Huye ndetse na Gisagara, wegereza za Rusatira ndetse ni Rubona, aho niho bita Ubusanza. Induga, iyo bavuze icyahoze ari Induga uyu munsi wa none ni Muhanga, Ruhango, Nyanza ndetse na za Kamonyi. Mu Marangara ho ni mu bice bimwe bya Muhanga, Ruhango, Mukingi, Mushubati ndetse n'aho bita Kanyarira. Mu Ndiza uyu munsi wa none ni mu bice bya Muhanga ndetse na za Nyabikenke. Amayaga uyu munsi wa none ni igice kimwe cya Kamonyi y'Epfo, Muhanga, Ruhango, Nyanza na za Gisagara, igice cyose gikora ku Kanyaru. Bugesera y'uyu munsi nta gihinduka, nta karere ka Bugesera kose nyine niko kari Bugesera uyu munsi, nta cyahindutse. Tugushimiye ko wadukurikiranye uyu munsi. Twaganiriye ku turere twari tugize u Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu, hanyuma kandi tubabwira uyu munsi wa none utwo turere aho twari turi, agiteretsemo cy'uyu munsi cy'uturere tw'icyo gihe ako kanya. Tugushimiye ko wadukurikiranye. Imana iguhe umugisha. Ni Urubibi TV. Niba utarakanda subscribe, wayikanda, like, share, hanyuma kandi ukaduha n'igitekerezo cy'icyo wumva ubutaha twakuganira. Twagushimiye. Ciao.